nongeye kuba kaze ku muriro wacu wa YouTube channel, nkomeza kandi kubashimira ku rukundo muri kutugaragariza uko bwije nuko bukeye. Ni by'agaciro cyane. Uyu munsi tubafitiye ibintu byinshi bidasanzwe by'umwihariko abakunzi b'umuziki nyarwanda. Uyu munsi nabateguriye indirimbo 5 z'abahanzi nyarwanda zarebwe ndetse zigakundwa kurusha izindi mu Rwanda. Ese wowe uribaza izo ndirimbo ni izihe? Byinshi kuri byo wibazaga nibyo ugiye gusobanukirwa muri iki kiganiro. Njye wategure kandi ugiye kukibagezaho ni Izayi. Mbahaye ikaze. Duhere ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo yabiciye bigacika yavugishije abantu benshi bagiye batandukanye. Turahasanga indirimbo y'umuhanzi Ngabo Medali cyangwa se Meddy, indirimbo yitwa Mayivo. Indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2021 ikaba yarasohotse, ikaba yagize miliyoni 31 z'abantu bayirebye. Indirimbo tuzaba ku mwanya wa 5 yashimishije abantu benshi b'ingero zigiye zitandukanye. Kuberera ku mwanya wa 4 turasanga indirimbo ya Korali Ambassadors. Indirimbo nayo yakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, haba abakunzi ba gospel ndetse n'abakunzi b'injyana zigiye zitandukanye by'umwihariko mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Indirimbo yitwa Nimekupata Yesu. Ni indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2018 ikaba yarezwe na miliyoni 35 z'abantu. Dukomeje ku mwanya wa 3 turasanga indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane, yasohotse yitezwe n'abantu benshi cyane. Ni indirimbo y'umuhanzi Antili Brown ifatanyije na Meddy, nta yindi yitwa Dosuma. Indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2023 ikaba yarezwe na miliyoni 42 z'abantu. Indirimbo yagiye ivugisha abantu benshi, abanyamakuru, ibitangazamakuru byinshi bitandukanye byagiye byandika bivuga byinshi kuri iyi ndirimbo, yagiye ishimisha abantu benshi bagiye batandukanye. Ese uribaza ebyiri za mbere sigaye ni izihe? Ese uribaza ni izihe ndirimbo zagutunga kuba zagaragayemo cyangwa se kuba zitagaragayemo? Byose duhurire muri comment kandi umenya gukora subscribe kugira ngo tujye tubana ibiganiro byinshi biri imbere cyane. Dukomeje ku mwanya wa 2 turasanga indirimbo y'umuhanzi Israel Mbonyi, akaba ari indirimbo yitwa ni Nasiri. Ni indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2023 akaba ari indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane, ikorebwe na miliyoni 63 z'abantu. Akaba ari indirimbo yagiye ikora ku mitima y'abantu benshi bagiye batandukanye cyane. Dukomeje ku mwanya wa 1 turasanga indirimbo y'umuhanzi ukomeye cyane, nta wundi ni Ngabo Medali. Ni yakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, haba mu mpande zose z'isi, ku migabane itandukanye. Nayo ni indirimbo Slowly. Ni indirimbo ifite miliyoni 106 zayirebye z'aba viewers cyangwa se abantu bayirebye kuri 106. Kuba indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2017 kuko indirimbo yagiye ishimisha abantu benshi bagiye batandukanye. Ese wowe n'urutonde niyo ndirimbo igutunguye kuba itagaragayemo cyangwa se niyo ndirimbo igutunguye kuba yagaragayemo? Ngayo nguko yikimubazaga byinshi ku rutonde twafashije imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu gushaka amakuru y'izi ndirimbo agiye atandukanye cyane. Nkomeza kandi kubashimira ndetse nkomeza no kubuza gukora subscribe kugira ngo mujye tubana ibiganiro byinshi biri imbere. Bateguye ikiganiro kandi wakibagejejeho ni Izayi. Nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana naho butaha.